Ese ryaba ari ryo herezo ry'ubufatanye bwari bukomeye mu muziki nyarwanda? Inkuru irimo kuvugisha benshi kuri ubu ngubu ni itandukana rishobora kuba riri hagati y'umuhanzi ukunzwe cyane Bruce Melody n'umushoramari Coach Gael. Ese hagati y'ibi bivugwa ni iki cyabaye? Ese ni amakuru y'ukuri cyangwa ni ibihuha gusa? Reka tubisesengurire hamwe. Mu minsi ishize hatangiye gukwirakwira amakuru agaragaza ko Bruce Melody ndetse na Coach Gael batakiri kumwe neza nk'uko byahoze. Byatangiye gukekwa cyane nyuma y'uko Bruce Melody akoze impinduka ku mbuga nkoranyambaga ze cyane cyane kuri Instagram. Bruce Melody yasibye muri bio amagambo yavugaga ko ari co-founder wa 155am. Ikindi kandi yanakuyemo ibimenyetso by'uko afite imigabane muri iyo kampani. Ibi byahise bituma abantu batangira kwibaza niba koko hari ikibazo gikomeye hagati y'iyi kampani iyobowe na Coach Gael. Yo gusa kandi Bruce Melody yanashyize kuri Instagram amagambo asa nk'aho akomoza gushaka undi coach. Ibi byafashwe nk'ikimenyetso simusiga gikomeye cy'uko yaba yitegura gutandukana n'uwari usanzwe umuyobora. Ku rundi ruhande Coach Gael nawe yigeze gutangaza amagambo yavugishije benshi aho yavuze ko nta muhanzi arabona mu Rwanda uzi kubyina neza kuri stage. Aya magambo yafashwe nabi na bamwe cyane cyane abibazaga ukuntu umuntu ayobora umuhanzi ukomeye nka Bruce Melody yavuga amagambo asa n'atesha agaciro abahanzi imbere y'igihugu harimo n'uwo ayobora. Ibi byose byaje byiyongera ku makuru yavugaga nyuma y'ibitaramo bya Country Summer Tour byazengurutse igihugu aho bamwe bavuga ko hariho ibintu byakomeye hagati y'aba bombi. Ikindi cyatumye iyi nkuru irushaho gukomera nuko abafana batangiye kugabanyukamo ibice bibiri. Ni abashyigikiye Bruce Melody bavuga ko ashaka kwigenga ndetse no gutera intambwe mu muziki we. Gusa nanone hari abashyigikiye Coach Gael bavuga ko yagize uruhare rukomeye mu muziki nyarwanda ndetse no ku izina Bruce Melody. Ibi bituma ikibazo kitaba gusa icy'aba bombi ahubwo kikaba cyarahindutse impaka zikomeye mu bakunzi b'umuziki nyarwanda. Ruhande na rumwe ruragira icyo rutangaza ku mugaragaro ku by'iri itandukana, ibimenyetso biranze bituma benshi bemera ko hari impinduka zikomeye mu mubano wa Bruce Melody ndetse na Coach Gael. Noneho reka twiganirire, ese wowe ubibona ute? Utekereza ko Bruce Melody ndetse na Coach Gael bamaze gutandukana koko cyangwa ni ibintu biri gukabya n'abafana? Hanga igitekerezo cyawe muri comment. Iyi wumvaga ni Legacy Talks, ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubona amakuru mashya kandi yizewe mu myidagaduro y'u Rwanda. Murakoze cyane.